Tugeze mu rugo rero tugiye gukorana unboxing gusa ni Hello friends and family, mumeze mute? Ndabasuje mwese aho muri muce zitandukanye, nizere yuko mumeze neza. Nanjye rero meze neza, ndashima Imana. Ku bantu bashyashya hano kuri Rede TV show mbahaye ikaze. Niba nawe rero uri umusangu uri wa wundi uhora ugaruka, nongeye kuguha ikaze. Please niba uri kureba iyi video warakoze subscribe, ndagushimiye cyane mbikuye ku mutima. Niba nawe rero uri kuyireba utarakora subscribe, please ndagusabye ikore kugira tujye tubana ama video menshi kandi meza agiye atandukanye. Uyu munsi rero nabyita iki, ni vlog. Mugiye kubana nanjye uyu munsi, turi kuwa gatandatu, umusibe ejo ku cyumweru kwa mbere abana bazatangira. Mubane nanjye muri vlog y'uyu munsi, tujyane mu mujyi. Ngiye kugura ibikoresho bitandukanye. Ubu ngubu rero noneho ndi umubyeyi ushima Imana, ngiye kugira abana babiri b'abanyeshuri. Mu gihe nari mfite umwe arangije gardienne agiye kujya muri primaire P1, n'umutoya wanjye rero agiye kujya muri baby, muri gardienne ya mbere. Ubu ndi umuntu mukuru cyane ushima Imana, ufite abana babiri b'inkumi bose bagiye kuba bari mu ishuri. Mubane nanjye rero muri vlog y'uyu munsi. Ngiye kujya mu mujyi, ibyo ndashobozwa gufilima ndabereka, wenda bimwe ahantu nabiguriye, ariko n'ubundi ni ingaruka ngeze mu rugo ndakora unboxing mbereke n'ubundi ibyo naguze byose. Urumva nyine ni ibijyanye n'iby'abana, ari byo badutumye ku ishuri, ari byo ndagura nanjye mbona bakeneye. N'ibinshobokera byose ndabigura uyu munsi, ariko nibyanga ndakoresha uyu munsi nyine, n'ejo ku cyumweru nzasubireyo. Ariko bibaye byiza byankundira uyu munsi nyine bikarara birangiye. Mubane nanjye rero muri vlog y'uyu munsi, mubane nanjye ngenda ngaruka, turakorana na unboxing. Noneho rero sinzi niba ari njye gusa, sinzi impamvu nari narabyishyizemo, ariko nari narishyizemo ko abana bazatangira nyine muri uku kwa cyenda, ariko nka nyuma ya Loventi nka 26 na 7, uko nguko ni uko nyine njye nari narabyishyizemo. Sinzi niba ari njye gusa, ntabwo natekerezaga yuko abana bashobora gutangira mbere y'itariki 10, none bagiye gutangira ku tariki 9 nyine ku wa mbere. Bagisohora itangazo nkiribona na I was like ko mudutunguye nyine ntabwo nabyiyumvisha ko nyine batangira mbere y'amatariki nyine 10. Nari nayishyizemo ko bazatangira nyuma ya 20, ariko nyine nta kundi. Twabigenza ute? Nta kundi. Ni ibintu rero biba bitoroshye. Ibaze twari dufite nyine umwana umwe ari we uri mu ishuri Runa, none ubu bagiye kuba abana babiri, na Mary bagiye kuba abana babiri. Urumva ni ubundi buzima bushyashya navuga umuntu aba atangiye. Kuba wari uzi ngo ni umwana umwe ari bye by'ishuri nyine witaho, noneho tugiye kugira abana babiri. Yo mu mutwe ndumva nyine nasaze. Noneho nkibaza bakiri primaire no muri gardienne, niko ababyeyi mufite abana biga segonderi bimeze biti wanyu? Ababyeyi mufite abana cyangwa barenze 2, 3, 4, ugasanga ufite abana 5. None amashuri y'iki gihe asigaye anahenda, n'ibikoresho ubwabyo bisigaye bihenze. Uko imyaka igenda ishira nyine ubona ko ibintu bigenda bihenda. Mba ndibaza rero niba abana babiri mba numva nasaze mu mutwe. Abantu baba mufite nk'abana 3, 5 cyangwa se biga segonderi urabohereza mu ntara, ariko abasaba basanzwe biga nta kibazo, ahubwo ahantu bigora no gutangira. Nanjye ubu icyatumye nyine numva nasaze nuko urumva hari uratangira gardienne, guhera ku uniform, ibikoresho, buri kimwe cyose bigomba kuba ari bishyashya. Hari n'uratangira primaire. Ni ibintu nyine
ariko nta kundi tugomba kubikora nk'uko tuba twarababyaye nyine, tugomba no kubarera tukabaha ibyo dushoboye. Ntabwo wamuha nyine ibyo udafite, umuha ibyo ufite bijyanye n'ubushobozi bwawe. Abana rero bagiye gusubira ku ishuri, Uwiteka azaturindire, abana bazige batsinde, nibyo nifuriza buri mubyeyi wese ugiye kohereza umwana we ku ishuri. Tubane rero muri vlog y'umunsi ntizimbye mu magambo, reka tujyane, ndagaruka aha mu rugo tuhita dukora iki, unboxing. Aha rero nari ngeze mu mujyi, gusa muranyihanganira ntabwo nabonye umwanya wo gufata amavideo menshi ndi guhaha kubera nari nagiyeyo ndi umwe gusa. Urumva rero ntabwo byari byoroshye kuba naba ndi guhaha ibintu bitandukanye ngo mbone n'umwanya wo gufilima, ariko nk'uko nabibabwiye nyine ningera mu rugo turakorana unboxing y'ibintu byose naguze uyu munsi. Ikindi ntabwo nabiguriye ahantu hamwe, nabiguriye ahantu hagiye hatandukanye, ariko ahangaha nari ngiye kubanza muri TDM. Nagarutse ngeze mu rugo rero tugiye gukorana unboxing, gusa ntibyanyoroheye nyine, murabona ibikapu bitatu ndi umwe byari hatari, ibintu byose ntabwo mbashije nyine kuba nabigura, ubwo bizasaba ko ejo ku cyumweru ibisigaye, ariko ibisigaye nibyo bikeya, nzasubirayo. Tugiye gukorana unboxing ibingibi kuko ejo ku cyumweru ubwo sinkeka ko nzaba mfite umwanya. Reka rero dukorane unboxing. Doreho rero reka dukorane unboxing y'ibyo nazanye byose mbibereka. Ndahera ku ki? Mpere kuri iyi. Nabwiye ko nyine na babiri mfite, nibo ndi kugurira, bagiye ku ishuri, ni abakobwa babiri. Utu ngutu utubage si twiza? Ni twiza nyine, ni utwa gikobwa cyane. Ikindi rero kubera mfite abakobwa, mba nshaka nyine kubagira abakobwa cyane, ntabwo njya nkunze kugura nyine ibintu by'amabara yose, wenda kwa kundi ngo nk'ikisi yavuga wenda ngo nka beje, kwa kundi oya se nibyo nyine nk'amabara ya gihungu, ntabwo nkunda nyine kuyagura, nkunze kugura utuntu tw'igikobwa cyane, kubera nyine mba nshaka kubagira abakobwa cyane, kubera nyine ari n'abakobwa. Utu tubage rero nitwo naguze, ubwo ahangaha ndagenda mpashyira iby'umwe, n'ahangaha iby'undi umwe. Hano ubwo bage yo sinzi buri wese yarihitamo, ubwo reka dufate ko hano ibi ni ibya Runa umukuru, ahangaha ndahashyira ibya Meriya mutoya. Ikindi naguze n'aya amasogisi y'ishuri, aya ngaya ni ay'umutoya, nagiye ngura nangahe, 23 n'atandatu nagiye ngura. Aya ni aya Meriya, aya nayo ni aya Runa 6. Hano ibi byo ni ibya Meriya, utu ngutu
ni fayiro ebyiri. Ibi ngibi ni ibyugiye muri garidiyene ya mbere. Ngura n'aka ngaka modaling clay niko bakita, nako nugiye muri garidiyene. Ngura n'aka ngaka ni paint box. Ngura n'agapaki k'amakaramu y'ibiti, amakereyo. Ngura n'aka ngaka kandi kaba gafite impapuro z'amabara agiye atandukanye, kugira ngo murabibona. Naka utu ni udukureri, agapaki k'amakureri. Ngura aka ngaka ni agataye kereyo, utu ngutu ni utugome. Nibyo ngo tugiye, iki kiraremeye cyendaga kunca urutugu ndi kuza. Naguze rero rame ebyiri, iy'umukuru n'iy'umutoya. Ibi ngibi hari ubushyuhe, simubona ko nabaye nka gafi mu maso, ndumva ndi kuyagirana. Ibi ngibi ni ibifuniko by'amakayi, ni ibya bose ariko ni aka ngaka. Naguze ibingana n'amakaye nyine, naguze ibingana n'amakaye, ni ibya bose. Utu natwo ni utwo kwandikaho amazina, ukakomeka ku gifuniko cy'ikayi inyuma. Kaba ari kamwe, genda uduca. Ngura n'amakaye, nkunda amahoro. Uwo Amelia mutoya amakayi yo ubwo ni amakayi 9, 8. Runa we ni amakayi 15, kandi ko naguza yuzuye 2, 4, 6, 8, 10, 13, 15. Aya naye 2, 4, 6. Uyu nguyu ni 8, ariko runa aye ni paje 120. Ay'umutoya ni paje 48. Umutoya ni 6 y'utuzu, n'imwe y'ikinyarwanda nyine n'imirongo, n'imwe yo gushushanya. Na runa na 13 y'utuzu, n'imwe yo gushushanya, n'imwe y'imirongo. Uko nguko. Na art paper ni iya Amelia mutoya. Ibindi naguze ni udutambaro 3 two gupfunisha, two kujyana nyine. Ntabwo njya nohereza umwana ku ishuri adafite, niyo yaba atarwaye gripe, ntabwo njya nyine mwohereza adafite agatambaro ko kwipfunisha. Ni utu ngutu.
ubwo nyine ni dutatu dutatu. Ikindi naguze ni ubusengeri, naguze bune, tubiri tubiri, ariko bari basanzwe bafite n'utundi, cyane nk'umukuru we kubera yari asanzwe yiga, we ntazangora cyane kubera hari ibyo yari asanzwe afite. Udusengeri two kwambara imbere mu ishati y'ishuri. Amacupa rero y'amazi cyangwa se ji. Urebye utu ni two nateganyirije gutwaramo amazi. Kamwe kamwe n'utu ngutu gutwaramo ji. Karahagije, ni duto ariko si duto cyane, turahagije. Kamwe kamwe. Hari n'iki. Utu ngutu rero ni utwo gufunga imisatsi bagiye ku ishuri, utwo bari bafite twari tumajije gusaza, niyo mpamvu naguze utundi two gufunga imisatsi bagiye ku ishuri. Utungahe? Ikindi iziza zirimo hano ni inkweto zo kwigana bisanzwe. Ejo nzagura izindi ngure n'iza siporo. Iza siporo zo ntabwo naziguze. Inkweto. Igisigayemo rero ni inifomo z'umutoya ugiye muri garidiyene. Zerekana zo ntacyo nzibera. Ugiye muri garidiyene, ako ni gatoya, uretse ko karamukwiye nawe ni mutoya. Umupira w'ishuri, ndarara mbifuze kugira ngo ni ukuri umuntu abifuze. Iyi ni ikabutura ya siporo n'umupira wa siporo. Ibya siporo byo mugurira inifomo imwe, izo kwigana nizo mugurira ebyiri kugira ngo nyine ajye asimburana. Ashobora kuva nk'iya siporo bayambara kuwa gatatu no kuwa gatanu, urumva byo nta kibazo, inifomo imwe. Ariko izindi ashobora kuva kuwa mbere yiyanduje cyane kandi arasubirayo kuwa kabiri. Iyo umuguriye imwe rero, iyo yayanduje ushobora no kuyimesa ikaba itumye, wenda nk'imvura yaguye cyangwa se nyine nta zuba rihari. Biba byiza rero umwana iyo afite inifomo ebyiri zo kwigana. Ijipo, ibi ngibi ni iby'umutoya. Ni ibi ngibi rero, ndarushye ntabwo mwabyumva, ariko kubera navuze ko dukorana unboxing nagombaga kurara ndangije iyi video. Iyo njya kuvuga ngo ejo, kandi ejo nzasubira mu mujyi, ntabwo byari kunkundira. Iyi video nzayibaha igihe ki? Kuwa mbere nibwo nzayibaha. Ni ibi ngibi rero nta gisigaye. Ubwo icyo nsigaje ejo icyo nzajya kugura ni iki sugo? Ni inkweto zabo za siporo n'izisanzwe, n'ayandi makariso nzabagurira. Ibindi si ubwo ni ibiki? Ndumva ari ibyo ngibyo urebye.
niba nta bindi nibagiwe, ninza gukora lisite nyuma ndeba neza muri lisite nari najyanye ibiri kubura nibwo ndabibona byose. N'ibi rero mwakoze rero kubana nanjye muri video y'uyu munsi. Uwiteka akomeze kubarinda no kubagirira neza, abiteho muri byose. Ndabakunda cyane. Please niba utarakora subscribe yikore, tujye tubana mu mavideo menshi kandi meza agiye atandukanye. Uwiteka rero azaturindire abana muri iri tangira ry'amashuri, bajye bagenda bagaruka amahoro. Nsengeye buri mubyeyi wese nyine ufite umwana, Imana izamuhe ubwenge, yige abitsinde. Kubitsinda ntabwo bivuga ngo abe uwa mbere, kuko nsenze mvuze ngo buri mwana abe uwa mbere, ntabwo bibaho ko abana bose nyine baba aba mbere. Gusa ikizima ni uko nyine babitsinda, sibyo? Abana bacu banjye namwe bazabitsinde, baba abahanga, bamenye ubwenge, bazagere nyine kure. N'ababyeyi bafite abana bazohereza muri interina batiga bataha, nabo Uwiteka azabarindire abana bagende amahoro, bazige batsinde, babe amahoro, bazongere batahe, bongere babonane n'ababyeyi nyine bari amahoro. Natwe rero biga bataha, Uwiteka ajya agendana nabo, abane nabo muri byose, atahane nabo, tuva mu kazi dusange nyine abana ari amahoro. Nicyo nifuriza buri mubyeyi wese. Mwakoze rero kubana nanjye, ndabakunda mwese. Ciao ciao. Majije kuruhuka rero, ariko ubwo bwari bumajije kwira, nahise mvuga ngo reka amakaye ndare nyafunitse.